bijyanye na tekinoloji rero hoho harimo impinduka, ariko icyo tugiye kubafasha ni ukubasobanurira byimbitse uburyo muzabasha guhangana kandi mugatsinda kuri uru rugamba rw'impinduka zigenda ziza za tekinoloji. Hari impinduka nyinshi zigomba kuzagaragara mu murimo. Reka tubanze tuvuge zimwe mu zagaragaye namwe mwiboneye kugira ngo mubashe kubyumva birushijeho. Umuntu agomba gukora ibishoboka byose akagenda yiga kugira ngo agende ajyana n'igihe kugira ngo abane akenewe ku isoko ry'umurimo. Ikindi, ubumenyi rero umuntu akeneye kugira muri iki gihe, muri era turimo, cyane cyane nk'abana bakiga cyane, naho mu gukura naho turahabarangira rwose. Ubumenyi bwa mbere. Igihe rero wowe utarabasha kugira ibyo bintu, kumva deep learning, wanakifashisha AI ikaguha amakuru mu Kinyarwanda wowe ushaka kugira ngo agufashe. Mwabyumvise, ni ibintu byiza cyane kugira ubwo bumenyi, ntugire resistance ngo wumve ibintu cyangwa wirwe umara umwanya munini cyane ku bintu bidafite ikintu bikumariye. Ikindi ukeneye kumenya kugira ngo uzabashe kubaho neza ni ukugira soft skills. Ibi turi kubaha ni ama soft skills kugira ngo ugire critical thinking ndetse n'icyo twakita problem solving. Wari uzi yuko